uyu mwaka rero 2019 ko tutangiye dufite gahunda yo kujya mu bigo bitandukanye by'amashuri kugira ngo dufashe abana batangire bakunde atletisme bacyo mu mashuri matoya. Tuzafata abana bafite imyaka 15 tuzazenguruka mu bigo by'amashuri bitandukanye, harimo icy'Nyabagendwa, harimo icy'Nyamata Katolike, harimo icy'Mubuga, abayobozi bo mu Karongi baradusabye, harimo ibigo bya Kayonza baradusabye, hari ikigo cya hariya Icumi naho barabidusabye. Hanyuma aho hose tukajyana dukoresha amarushanwa mu bana kugira ngo turebe bafite talent kandi tubakurikirane tumenye ko babitoza neza bagira. Ikindi cyiciro dufite icyiciro cy'abana bakuru bari munsi y'imyaka 18, nabwo tuzajya dufasha cyane dufite centre yacu de formation hariya i Nyamata. Hanyuma tukabafasha bamara gutera imbere tubonye bafite imyitozo ikomeye kugira ngo noneho twongere tubakomeze bamenyerere na klima nziza, tukabajyana Gicumbi naho dufite inzu kandi turafite n'umutoza wacu uzajya bakurikirana. Hanyuma abazajya bagaragara ko bakomeye nyuma y'imyaka 18 bari hejuru 19 na 20 tukabajyana mu kigo n'abanyakenya twumvikanye hariya Itene muri Eldoret ku buryo bazajya bahava bajya mu rwego mpuzamahanga. Nicyo rero gahunda dufite ikomeye kugira ngo twe gukomeza kwitura mu Rwanda. Usanga umukinnyi ari imbere iyo yabuze uwo bitozanya agasanga ari we wenyine wiruka, nta muntu witoza wenyine, agomba kwitozanya abandi hano ntabahari. Ni ukuvuga rero tumusangisha abandi abanyakenya bamaze gukomera, noneho iyo yipimye nabo 2-3 agera ku rwego rw'isi, agera ku rwego rwiza rushimishije ku buryo yapiganwa nabo ku rwego rwiza. Niyo rero gahunda dufite. Ikindi kugira ngo umukinnyi nyine yumve yishimye gukora atletisme yitoze kandi ahore yitoza nta gucika intege, nuko haba amarushanwa yo gupima urwego bagezeho. Tuza rero dukoresha hafi buri kwezi competition y'abana bari munsi y'imyaka 18, abana bato twavuze munsi y'imyaka 15, n'abakuru dufungure amakipe azebo n'abandi bakuru baba baregeje imyaka 18 kugira ngo bajye baza muri competition. Competition ikaba igamije kureba aho imyitozo yaba atlete bitoza igeze, izafasha abatoza kumenya niba abakinnyi babo batera imbere, kandi izafasha n'abakinnyi kugira ngo bagire ikintu bunguka, kuko tuzajya dushyiramo ibihembo. Nubwo twatanga amafaranga make 20, 30, 50 se bizajya bibafasha byibura kugura isabune no kugura inkweto. Iyo umukinnyi rero abona buri kwezi ayo mafaranga make bituma agira imbaraga, agira n'ubushake bwo komeza ya gahunda, ku buryo ibyo tumuteganyiriza nawe babyumvamo kandi bayumva ko bimufitiye akamaro, ku buryo nawe yumva ko bizamushyigikira bikamuteza